sinavuga ngo byarazamiye ngo habaye ama incident extraordinaire ngo agaragara ngiye kubera kuri fact. Reka duhera nko kuri penalty ya Rayon Sport cyane umupira Suwane yakoze niwo wagaragaraga kurusha wenda za APR. Nubwo na APR ifite izarekana amaganga wakure Mamadou ngo muzungu ntago bigaragara cyane. Reka nje ku kintu kigaragara cyane cya Suwane. Ikintu cya mbere Suwane yakoze umupira mu rubuga rw'amahina 100%. Icyo kuvuga ko yawukoreye inyuma byo icyo tubanze tugikuremo. Suwane yakoze umupira 100%. Gukora umupira mu rubuga rw'amahina abingana na penalty 100%. Yego. Mu gihe yabikoze abikoze neza ubibona ko nta bundi buryo na bumwe bundi wenda bwabanje kubaho. Urugero iyo umupira wakoze ku gice cy'umubiri ukaza ugakora ku kuboko iyo ntabwo iba penalty. Ariko we ntabwo umupira wabanje gukora wenda ku mutwe kutera n'umutwe ntiyawukoraho awugaruza akaboko ugaruka n'akaboko, iyo yari penalty 100%. Bivuga ngo Rayon Sport hari penalty itahawe. Yego. Ariko noneho tujye mu kintu cy'uko iyi penalty yagenze. Mu yandi magambo singiye kudefanda umusifuzi, ahubwo ngiye kugaragaza scenario yabayeho yatuma nubwo yakoze iryo kosa natangiye iyo penalty, ariko ku rundi ruhande nk'umuntu mbitekereje nshobora nanjye kumwumva. Hari ibice 7 bareba kuri handball rule. Uretse gato ngaho ibice 7 ni byinshi ntabwo turi bubikore byose. Hari nk'ikitatureba mu Rwanda cyava ngo nk'umuntu uretse gato ngo nk'umuntu hari impamvu yari gutuma atayibona. Ntekereza ko icyo kintu wakivuga ubanje kutubwira niba koko hari verisiyo ufite avuga ko atabonye ririya kosa. Ntabwo tuzi niba atabonye verisiyo y'abasifuzi ntayo. None se twita dufata icyemezo cy'uko ataribonye tukadefana n'impamvu ataribonye. Nibyo ngiye gukora. Nawe ufite uruhande rwawe, nawe uraza gutanga uruhande rwawe, kuko ngiye doma par mu bice ngiye kuvuga 7 icya VAR cyangwa se video assistant referee mu Rwanda ntigikora. So nta gihari bivuga utabisobanura. So VAR rero niba itarimo hasigara ibindi bice 6 byifashishwa mu kugira ngo wemeze icyo bita handball rule. Icyambere basaba umusifuzi ko agomba kubanza kugira icyo bita football understanding, no kuvuga no gukoresha common sense. Ni itegeko ritanditse rya 18. Ubundi amategeko y'umupira ni 17 bakamusigira itegeko rya 18 ritanditse ryo gukoresha inyurabwenge kureba situation hariya nta kundi yari kwireba nyine penalty yagombaga kuba penalty. Ariko icyo ntekereza cyabaye ni nukugerageza kuretsa icyitwa clear consideration, kureba ko ku 100% ko ikintu ugiye gusifura aricyo. Umusifuzi ntagiye muri detail bya bindi bavuga ngo umupira ngo wakoze ku kaboko ngo cyangwa akaboko kawukoze. Ntagiye muri bya bindi ngo ese ngo umusifuzi ngo arahagaze he ngo ukurikije ngo ahantu incident yabereye ngo ese ibi nibi. Nubwo hari abavuga ngo yari ari kure wenda ntiyari yegereye ibyo ngombwa. Umusifuzi yarahegereye cyane. Hanyuma hari n'umusifuzi wo ku ruhande yabereye imbere ye. Umusifuzi uyu nguyu yo ku ruhande asifura gihuha mu ifirimbi. Umusifuzi wo ku ruhande yinjiye mu kibuga. Ubundi umusifuzi wo ku ruhande uriya w'igitambaro yinjiye mu kibuga bari penalty. Bisobanuye yuko penalty yabaye icyo gikorwa ari suri ko cyabereye muri box yakabaye penalty ni by'100%. Yinjiyemo rwose yateye intambwe yinjira mu kibuga. Media nkibibona ni namaze kwandika ko byabaye mbireba, ni namaze kwandika social media ngo penalty ya Rayon Sport. Aho rero Moise abantu bambwiye ku ruhande ngo ntabwo yitanze ngo arabyanze. Aho rero Moise iki kintu cyitwa kugira consideration ya nyayo. Umupira udasubiye mu mashusho, udasubiye muri footage, ukareba ahantu Suwane yakoreye umupira, utarebye kuri video yasaga n'uwegereye umurongo. Nubwo nemera ko njya navuganye n'abasifuzi babiri bajya kurekura baro ntabwo ari yegereye umurongo, ahubwo yaje asa n'usohoka muri surface. Yego buriya baro bajya kwirekura yarimo hagati bye, ahubwo hagati se nko muri penalty. Oya
no buretse gato yari yegereye umurongo buretse gato. umurongo usohoka muri penalty buretse gato riga kuko ntugafata na image urabibona yegereye umurongo arimo arasohoka asatira umupira nibyo nyine mvuga ariko baro bajya kwirekura yaragaze muri surface rwose nganira na Gasingwa Michel n'umusifuzi ntari buvuge kuko yabinsabye hari n'undi musifuzi waje kohereza butoyi VN yakoze na kuri televiziyo Rwanda sigaho mu Bwongereza bose bavugaga ikintu kimwe ngerageje kubaza abasifuzi yego ubwo baje abasifuzi to version yabo barambwira bati ikintu cyagora umusifuzi muri iriya situation iyo uri aho ku ruhande aza kuba bamenyeranye nka kuri uvuga ngo wenda Dodos akorana na Sam kenshi kwa kundi ubu mwizeye 100% yari kumubwira ati ntushidikanye ntunahangayike nabibonye neza ko Suwane yarari neza muri penalty nkuko nanjye twese tubyemeranya ko yararimo ati yitange rwose ushize amanga ariko ku ruhande nyuma yo kubona mugenzi we yise kufra yarashidikanyije asubira inyuma bivuga ngo kwa kutamenyerana biturutse kuko abasifuzi mpuzamahanga batari bahari bakomeye mu gihugu habayemo icyo kintu cya miscommunication ntiyamubwira ngo 100% mbihagazeho yitange kuko Gasingwa yambwiye ngo ubundi iyo bahugura abasifuzi bamubwira ngo ikintu nk'iki cyahindura umukino ugomba kuba uhagaze kuri penalty 200%. Muribuka igihe Rayon Sport yateye penalty mu minota ya nyuma umusifuzi Dodos ari we wirutse arazagera neza o penalty itangirwa aravuga ati nabibonye gitange niyo kandi amashusho akaza kugaragaza ko yariyo Shimwe Claude Cucuri yashatse nawe yagize gushidikanya ariko aramubwira ati humura nabyibone kandi usubije mu mashusho twaje gusanga iyo penalty yariyo ni nako n'uyo ku ruhande yari kubigenza yari kwegera muri penalty Lorenzo akabwira umusifuzi ngo ntushidikanye byabaye mbireba ariko impamvu abantu bibaza ngo noneho ngo kuki yatanze kufra umusifuzi yagize kwezita gushidikanya kuko icyitwa clear consideration atarabihagaze w'100% ko yari penalty aravuga ati ashobora kuba yawukoze ari mu murongo bituma atanga kufra abantu babyumve neza njya nsubiye mu mashusho ni penalty ariko umusifuzi nk'umuntu ashobora kugera gushidikanya agatekereza ko umukinnyi atakoreye muri penalty ariyo mpamvu yatanze kufra n'ikarita y'umuhondo kuri so ngira ngo avuga ko niyo NCD ikomeye yaranze baravuga ngo ariko kuba yari penalty itarahawe yeroyo yari penalty habaye gushidikanya ko umusifuzi atanga kufra ariko amashusho agaragaza ko yari kwizigira ngo ikintu ntemera ni kimwe ibyari kuba ubutabera ikintu ntemera ni kimwe nuko Rayon Sport yari rwaba ni kimwe sinshobora kujya gushaka impamvu umusifuzi yaba arashidikanyije gutanga penalty kandi ariyo kandi ahegereye ngo njye kubishakira ahandi ngo hari ntiyayibonye n'uburyo biri bushoboka niba atarabonye iriya penalty yarahagaze hariya ni ikibazo kuri we umusifuzi agomba kuba ari pre kureba action nk'ariya niba iryo ni ikosa rye kuba byonyine ataribonye ahagaze muri rapozi hari abantu bayibonye bari muri stade bidasabye n'amashusho niba nanone yarabyirengagije akarangara baro iturutse kwa Serumogo ayireba ko bayishose igana mu izamu handi amaso yarebaga by the way akandi nakunganira ntago penalty nk'iri isifurwa n'umusifuzi wo hagati uzi impamvu banza ubyumve neza babarakoze iriya penalty zikorewe ku mirongo uzanabirebe ni niyo mpamvu abasifuzi bo kuranda abasifura ama offside rega baretse aho tubyumve ntago kwizigira ubirebe muri vision baretse mvuga icyo nshaka simbihakana nyumva reka mvuge icyo nshaka abo turimo turavuga ku muntu reka mvuge icyo nshaka turavuga arbitrage aya ntabwo ari iriya penalty gusa ngo biri kuri Moise hari ibintu byinshi byabaye muri uriya mukino hari amakarita ataratanzwe agomba gutangwa hari abakinnyi bakaba barabonye amakarita ya kabiri y'umuhondo batayabonye ikibazo cy'imisifurire si iriya match gusa ni rusange biterwa n'iki abasifuzi bacu bafite ikibazo cya confidence iri hasi nta cyizere bigirira basifura imikino y'aya makipe akomeye batinya gufata ibyemezo byagaragara nk'aho ari skandal bigatuma hari fan base iruhande rumwe ibataka ntabwo dushobora kubona umukino uzaryoha abasifuzi badashobora gufata ibyemezo biremereye niba umukinnyi ashobora kubona ikarita y'umuhondo ku munota 15 agakora andi makosa abiri akavuyemo indi y'umuhondo ukaba udashobora gutinyuka kuyimuha ngo utiteranya n'ikipe uhaye ikarita y'umutuku ngo bavuge ngo wishe derby ni nabyo bituma adashobora gutanga penalty mu gihe penalty ibonetse hari amakosa menshi abaye muri uriya mukino atarasifuwe birengagije so ikibazo gihari rero abasifuzi bakwiye kuba free
nta musifuzi wigeze araswa cyangwa se ngo akubitwe ingumi mu Rwanda igipfunsi muri stade kubera ko yasifuye icyemezo gikomeye. Bajye basifura ibyemezo biremereye, sino nk'iriya match batudinayinze amahirwe yo kubona ibitego birenze kimwe. Hari ibitego twakabaye twarabonye. Niba abafana bavuga ngo twarabaye kuba twarasohotse muri stade nta gitego tubonye, ni ikibazo cy'imisifurire cyabiteye. hari version Abasifuzi bakwiye kugira icyizere bakajya bafata ibyemezo bikomeye. ijana ku Baruga ijana bahuha ngo ni nabwo butwari. Ikibazo iyo urabona nka kiriya nyine Dodos ninde wigeze kutubwira ko Dodos ngo iriya penalty igeze gutanga ya Rayon Sport kuri APR mu minota ya nyuma bayikoresha mu mahugurwa muri CAF bashaka kwereka umusifuzi ko ntukwiye kugira ubwoba. Hari abavugaga yo kumushakira impamvu atayibonye ukurikije ngo iminota ya nyuma amushakira impamvu ntayo yampaye. ariko ibintu reka nkubwire reka icyo ntekereza na Lorenzo kuri iki kintu. Iyo wabuze confidence yuburi icyizere ahangaha afite ubwoba ngo nibikora gutya se barayibona gute gusa match yaryo. ariko reka twibaze ikibazo reka tureke kubijyana mu buryo ibitego bituruka ku kuko ngo yabuze confidence kwizigira. Tubanze twemeranye ko byari byegereye umurongo. Harya buriya ko twe twabirebye ku mashusho, tureke gutwarwa n'ikintu kimwe cyo kuba atarayitanze ko twabirebye. Harya bwayitanze nyuma bikagaragara yuko yawukoze ari mu murongo, harya bwayitanze kuko twireba igice kimwe. Winigira nitabyara nyana byari kimasa, iri ari penalty right cyane. Erega ibyo simbihakana, niba shidikanya ijana ku ijana simbihakana, niba adashobora kuyibona ku mupira waje ureba hagaze, ariko si umwe ari umusifuzi w'umuhanga. njye ntago ari niyo mpamvu atari mpuzamahanga. yakaba ari umuhanga se akagera mu myaka 40 yagomba kuba nyira atari mpuzamahanga. wivuga ngo iya isifura atariyo kuki se atagomba kwibona, yagomba kwibona we arahagaze nyine nicyo bita ikosa nyine mu murego. Rero kwimushakira impamvu irabireka iki utabibonye ubundi umusifuzi yabonye oya uzi se ikikwereka ko yabibonye kuba yarabonye ko umuntu yakoze umupira byarabibonye. Tureke kubeshya, yarabibonye. Ahubwo kubibona dore icyo yagize kwezita, aravuga ati ibintu mbonye ashobora kuba yakoreye mu murongo, reka ntange kufura. Niyo riske ariyo navuga ngo gupima riske rero kwizigira ntanze penalty byagenda kwizigira. Ariyo nge version yanjye abantu babimve neza. Ariyo navuze ngo uriya wo ku ruhande wari winjiye mu kibuga nk'umuntu wabonye ko penalty yabaye, niyo mpamvu yinjiye. Ubundi iyo yinjiye akonfirmye penalty, yari bumuhereze courage yo kuvuga ngo okay, ubwo twemeranya ko umupira yawukoze kuko usifuye, wakaba utekereza ko byabereye inyuma, ariyo mpamvu utanze kufura. Ngereka ngwe assurance yanjye noneho ari byo Dodos cyagiye akoze kuri shuri nabibonye neza yawukoreye muri box. Bakamuvamo agatanga zumwe turavuga mu buryo bwose ni bombi. Ariko ijana ku ijana Rayon Sport hano dimwe penalty yariyo yashoboraga gutsinda penalty yayo.